Shema umukure miliyoni nabi umukure mu bitekerezo byo kwihorera kumva kwimika ikibintu Shema afite ikintu cyo kwihorera afite mu mutwe uruzi. Yes, ndagira ngo nimba muri kubyumva neza mwumvishe bavuga yuko uwo bita Shema afite uburakari bwinshi, afite umujinya mwinshi ndetse n'agahinda gakabije cyane, akaba ari no gushaka kwihorera ku mubyeyi wiwe wamubyaye. Ndagira ngo nimba byumvishe neza uyu musore yabwiraga uyu mupapa cyangwa se papa we avuga yuko bareka mama we akaza agataha akaruhukira mu rugo nk'umubyeyi nyine kuko yagire kugise abana biwe nkuko babimubwiraga n'ubundi muri rusange. Ukuntu yarakariye mama kurakara uburyo ndashaka kumwumva nta no kwifuza ko yaza nibura ngo abahanga abaryamye tuze. Ndagira ngo niba mukomeje kubyumva neza n'ubundi mu ncamake uyu mupapa bamubwiye yuko bashaka yuko uyu mama wabo n'ubundi aza akaruhukira mu rugo muri rusange akaba ariho aruhukira. Ni ukuvuga ngo rero uyu mupapa kuntu asubije uyu muhungu wiwe amubwiye yuko bidashoboka yuko uwo mubyeyi yaza akaruhukira mu rugo kubera yuko ibyo yakoze bitari byizabe na gato, ari nicyo kintu cyamutandukanyije kikanamushwanisha n'abana biwe. Ngira ngo ni muri kubyumva neza 5 kwa 5. Ari neranyisha hafi no kumva namo amagambo ambaza se ninde umujinya arafite ku maso. Tugomba kumubwira papa wariwe ariko hari ikintu tuva kandi muri make ndagira ngo wumve neza yuko uyu mukobwa byibuka muri episode yarangiye cyangwa se muri episode y'ejo twababwiye kandi tunabagezaho neza uko byamaze kuba byagenda cyangwa se uko byagenze bavuga yuko Aline uyu nguyu ari mama wiwe nyine n'ubundi uyu mubyeyi umupolisi kazi. Ndagira ngo mwumve neza yuko uyu mukobwa n'ubundi wasanzwe ari umukozi wo mu rugo kwa Aline kwa ministry. Ndagira ngo mbwire yuko yahuye na Aline agatangira kumubaza papi wiwe bagashwana bya Atari bagashwana ku rwego rwo hejuru, akaba ari no mpamvu ari kuza amuga ati Aline yaramwishe byari bikomeye cyane aho yaramugeze hari habi ku rwego rwo hejuru bitewe n'uburyo yari kumubaza umubyeyi we wamubyaye. Ashaka yuko bamubwira papa we n'ubundi hano ikibazo gifite ipfundo rikomeye. Iki ntago ari cyo gihe yakagombye kuba amenyeyeho ko Minisita Atari se hari ikibazo cy'ingutu nari nkirwana nacyo, numvaga ngomba kubanza kunyinyurana na musaza wanjye. Uyu mupolisi kazi ngira ngo nimba mwibuka muri episode yarangiye yari kuvuga yuko Minisita ari we wakoze ibingibi byose, ari gushinja Minisita ibyaha byose cyangwa se ibirego byose bijyanye no kuba umwana we w'umukobwa Aline yaramwanze cyangwa se amureba bakamubonamo umuzimu cyangwa se akamubonamo umudayimoni, avuga yuko atari mama we. Ari kuvuga yuko rero kitari cyo gihe cyo kumenya yuko Minisita atari papa we, byamaze kuba byavugwaho yuko Minisita atari papa wa Aline habe na gato n'amaraso bahuje, ahubwo yamubyaye mu gasozi nyine n'ubundi atari papa wa Aline. Kurikirana neza wumva. Rero n'ikindi kibazo kigiye kuza mu bibazo mfite nsanganywe kandi gikomeye kuko kije mu mwana wanjye bwite. Sizi nimba icyo kintu cyumva ukagikurura ukagiha uburemere nk'ubwo njye bwanjye mbona ndi kugira. Ndabyumva. Uriya mwana sinshaka kumwinjiza mu ntambara zanjye. Njye ndashaka kubanza kunyinyurana n'umugabo bita musaza. Ndagira ngo mbabwire yuko aho ngaho ariho ruzingiye ibya episode ya 203. Ubu ngubu nagira ngo banyure mu ncamake cyangwa se mbabwire ibya episode yarangiye ya 203 kugira ngo twinjire neza muri episode ya 204 uko izaba imeze. Ni ukuvuga ngo uwo bita Aline bamaze kuba batangaza yuko Minisita Atari se, twese ntabwo twari tubizi. Twari tuzi yuko Minisita Atari se wa Aline, gusa Aline azi yuko papa we ari Minisita ari we wamubyaye akamubyara akamurera kuko ari nawe bakoranye ari we babanye ubuzima bwe bwose kugeza ageze ubu ngubu, kuko kugeza ubu ngubu nimba ari we bakoranye imyaka afite ubu ngubu ni myinshi cyane, imyaka y'abantu bakuze. Birumvikana yuko umuntu mwakoranye akubwa ko ari papa we, abantu bose bakubwa yuko ari we papa wawe. Birumvikana yuko nawe ari wowe utatekereza yuko hari undi mubyeyi ufite cyangwa se hari undi mupapa ufite mu gihe uwo mwakoranye ari we bakubwiraga yuko ari papa wawe kugeza ugize imyaka y'ubukure, kugeza ugize imyaka y'umuntu washaka cyangwa se wakubaka urugo. Birumvikana yuko Aline igitekerezo kiwe cyangwa se ibyo avuga n'ukuri, kubera yuko nago aremera nta nubwo bari banamutangariza yuko Minisita atari papa we, gusa yakutangiye kubishidikanyaho yuko Minisita ashobora kuba atari papa we
kuko yatangiye kubibaza uyu mukobwa w'umupolisi wahoze n'ubundi agaragara nk'aho ari umukozi wo mu rugo ukorera kwa Aline, kandi mu by'ukuri yoroherejwe na mama we kugira ngo aze gucunga arebe neza ni iby'umwana we cyangwa se amucungira umwana we arebe nimba nta kibazo na kimwe ajya agirira kwa minisita. Nyuma y'uko rero yatangiye kumubimubaza amuhatiza, ngira ngo murebye video ibanje ni episode ya 203 yarangiye, tukaba tugiye kwinjira muri 204 neza 5 kwa 5 kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Mbagira ngo mbanze mbabwire ku byabanje cyangwa se ku byagiye birangira ko episode zagiye zigira gute azirangira. Ngira ngo nimba mwabyumvishe neza rero icyo ndi kubabwira kuri iyi episode cyangwa se kuri aka gace no kuvuga ngo Aline yatangiye kuhatiriza uyu mukobwa kumubwira umubyeyi we papa wiwe, gusa yabimuhishe abanje kuza kwibaza uyu mumama wiwe. Amukubimubaza rero aramubwiye ati Aline tugomba kumubwira papa wiwe wa nyawe, apana ibintu byo kumubeshya cyangwa se atumubwira yuko papa wiwe ari minister kandi atari minister mu by'ukuri, kandi nawe tubona yuko atangiye kuba yabikeka yuko papa atari minister abitewe na reaction cyangwa se n'uburyo biri kugenda bigaragara mu rugo mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo butari busanzwe. Ni ukuvuga ngo rero muri episode igiye gukurikira na Aline birumvikana azahuza na papa we, reka duhere ku kibazo cya Shema. Shema azahuza na mama we, azahura na mama we baganira agaragaze amusaba imbabazi mama we, birumvikana azamusaba imbabazi mu buryo bukomeye cyane, nyine agira ngo basa mugire ikigongwe nk'umwana we yabyaye cyangwa se nk'umwana yibyariye nyine yirereye yabyaye namurere yego, ariko akamusaba imbabazi nk'umubyeyi we wamugiriye ku gisi. Ni ukuvuga ngo rero nyuma ya Shema ibibazo bya Aline na mama we na papa we, Aline azahura na mama we, uyu mukobwa bamusobanurire neza papa wiwe wa nyawe, bambwire yuko atari umwana wa minister ahubwo ari umwana wundi mugabo ku ruhande twese tutari twamenya, ari ibanga dushiwe muri filime, gusa turaza kuza kumusobanukirwa neza kubera yuko episode zirakurikira zose niwe ziri gusobanuraho, ni nawe mugabo mushyashya cyangwa se niwe muri casting waje mu kuba yagaragara nkaho ari mushyashya, akabe nawe uzagaragara ari gukwakitinga nk'umubyeyi w'uyu nguyu Aline. Ngaye nguko rero uko episode izakurikira bizabyifasha, ni ukuvuga ngo Aline bazamubwira yuko papa wiwe atari minister, aganire na mama wiwe, yemere baganire nyine kugira ngo bamusobanurire neza ibya papa wiwe cyangwa se ibyo mubyeyi wiwe wamubyaye, aho umugabo ubwo ni papa wiwe birumvikana. Nibamara kubiganiraho noneho bamaze kubimubwira neza birumvikana yuko Aline azaturika akarira amarira menshi cyane, amaze kuvumbura yuko igihe cyose amaze ku isi mu buzima bwe bwose bari kumukina agakino, bari kumubeshya bamubwira yuko papa ari minister, bamubwira mama ko yuko mama we yapfuye kandi mu by'ukuri ari muzima. Uri kumva yuko Aline azaturika arire, amarira abe menshi n'agahinda muri urwo rugo, nyine ubone yuko ayigunze afite ikibazo gikomeye cyane nk'umuntu nyine uzaba afite ikibazo. Ariko ngo urarikire rero kuza gukurikirana episode ziri bwaze gukurikira ko mu kanya nshaka kuza kubagezaho n'indi filime nshyashya nshaka kugenda bayishura neza yitwa The Homeless Girl, ndetse niyo bita Inzira y'umusaraba, ngira ngo ngomeze kugenda updating n'abasobanura neza ibyizi filime nyarwanda uko ziri kugenda ziza nk'umu director wazo n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ni Mr. Irene mwabanye, reka ngushimire cyane nyandikira muri comment section ifilime ushaka yuko twakugezaho. Sasa rero murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kunagirwa na movie cyangwa se na updates z'amakuru tubagezaho ngaha kuri Pipikati TV. Murakoze naho ubutaha.